Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Emmanuel Rugirashebuja avuga ko inzira y'ubuhuza ari bwo buryo bwiza bwo gukemura amakimbirane, aho bijya bishoboka ko urubanza rwari kuzamara imyaka 5 rushobora kurangira mu mezi 3 gusa. Hari imanza zimwe na zimwe abacamanza babonaga yuko zishobora no kuba zakemuka muri ubu buryo, bagasaba ababuranyi kujya kuba bakemura izo manza. Hari rumwe urukiko rwatugejejeho ikiguzi cyarwo cyangwa icyo baburanaga byari bigeze kuri miliyoni 6 z'amadolari cyangwa miliyari 6 z'amanyarwanda. Babasabye yuko bakemura iki kibazo hanze babaye umuhuza, kirakemuka gikemuka mu mezi 3. Ariko inkiko zitubwira yuko ugendeye ku bucucike umunsi bw'imanza dufite, iyo kiza kuburanwa byari gufata imyaka itari munsi y'5 kugira ngo kibe cyakemuka, ariko kirakemuka, abantu bakomeza bakorana business nk'uko byari bisanzwe ko ikibazo cyari cyakemutse. Umwe mu bayobozi muri societe civile mu karere k'ibiyaga bigari, Yvonne Nyiramugwaneza, avuga ko ibisubizo biva mu gukemura amakimbirane hatabayeho kujya mu nkiko bitanga umusaruro ufatika kuko birinda abaturage gusiragira mu nkiko. Ipolitiki rero igamije gufasha abaturage gukamura amakimbirane hatisunzwe inkiko, ariko nanone bigakoreshwa ari uburyo bwo gufasha abaturage bafashijwe n'inzego zitandukanye, ko ibibazo bikemurwa bihereye mu mizi, kandi igihe bikemurwa bikaba ari uburyo bukemurwa butazongera gusubira inyuma. Murabizi ko mu nkiko abantu baraburana hanyuma bakajurira. Rero iyi politiki niyo gufasha abaturage gukemura amakimbirane cyangwa se ibibazo batisunzwe inkiko, ariko nanone ibisubizo bivuyemo bikaba ibisubizo bihoraho bigatuma umuturage yongera gusiragira mu nkiko. Imibare itangwa na Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko kuva mu mwaka wa 2017 kugeza ubu imanza zisaga 8,000 z'imbonezamubano zarangiriye mu buhuza bidasabye ko zijya mu nkiko. Kanyamanzi Innocent, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.